munsi wa none nzamuye ibiganza nsabye imbabazi umubyeyi Aptr Yongwe. Ibyo navuze, ibyo natekereje, buri kimwe cyose ndemeza kwimbara batabibona. Je ndakubabariye nk'umupastor, umutima wo guca bugufi no kwihana uzaguhoreho iteka. Ndasaba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Tukagira ibyo twubaha n'ibyo twubahuka, ariko ibyo kubahuka ntabwo ari iby'ubumana. Ibyo twubahuka ni ibya shitani. Rero Aptr Yongwe, sinzi imyaka ufite y'ubukure, nanjye ntuzi ufite. Ibyo si byo nirata, ntabwo ari byo twirata. Naguhamagaje muri iki kiganiro kugira ngo duhure tuganire. Icyambere ndagusaba imbabazi. Byari bikwiriye nanjye ko mumpamagaye mvuye ku musozi gusenga. Ibi mbivuge, nagiye mu gitondo 10:00 amen hataracya njya ahantu ku musozi mu ishyamba gusenga, kandi mu bintu nasengeye nabwiye Imana ngo Mana sinzahamagara Claude, kuko narindi kumva pastor wambwira ngo dururu. Icyambere cya kabiri nabwiye Imana ngo ngiye guhaguruka Imana yanjye yereke Claude ko nsenga Imana. Hanyuma Claude nawe rero Bibiliya avuga ngo nubwo namaze kumubabara hari ibyo bita kubaha. Imana yagusigiye amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza nka Revera Pasiteri mu itorero ryakwimitse. Ugomba gufata umurongo ugenderaho ukavuga umurongo uyu n'uyu. Ndagusaba ibintu, ndashaka kugusaba ibintu wubahiriza intumwa. Sibyo ni intumwa. Icyambere nk'umupasitoro urubahirizwa gukora ibishoboka byose. Gahunda zo kuba uri umupasitoro utagira umugore zirangire mu gihe cyihuse. Ayo mavuta rohito yashiraho oyaburetse oya ndi uri posa ndaje nkubwira ibyo wabiriza ngusengera. Ndagusengera oya bupfukamye neza ahaga mbikubwire amavuta y'umugore yamanutse. Sibyo ndakugezezwa nuko oya hani ko mese Jerry kamera neza Jerry kamera mavuta yanjye. Iyi ntabwo ari motivation ngabanyamagambo. Sibyo urashishikarizwa ibintu bibiri hirya yo gusaba imbabazi no kunsaba imbabazi. Icyambere ndakubabariye amen imbere y'abatwumvise abashumba, imbere y'abakristo baguye kubera amagambo wavuze Aptr, imbere y'uburyo itangazamakuru ryakugaragaje nk'umuntu ushaka kurongora umuyisilamukazi ugomba gutanga icyerekezo cyiza cyuko nta mukristo urongora umuyisilamu kereka akijijwe akaba umukristo, nk'uko nta muyisilamu urongora umukristo ntitwizera bimwe. Ibyo abakristo bakubonye muri urwo rwego babigukureho, hanyuma bongere bakubone nk'umushumba mu itorero. Haleluya. Kabiri, ntabwo wemererwa kuvuga amagambo y'urwenya ashobora gukomeretsa abakristo uri pasiteri. Ibyo bintu rwose ufite Bibiliya kuva mu itangiye kugera mu byahishuwe. Imbaraga zo kubwiriza no guhanura zikubeho zikuriho. Haleluya. Icyo ntuzagisubira. Niyo mpamvu napfukamiye Imana yaciye bugufi imbere y'Imana. Icya gatatu, nk'umuntu hari uburyo bubiri bushoboka. Watandukanye n'umugore wawe ntimubana, urashishikarizwa ibintu bibiri. Icyambere ushobora kwiyunga n'umugore wawe, birashoboka. yarashatse sibyo. Icyo kitabayeho muya no mbaraga z'amasengesho tumaze kubona abantu badevorusa nyuma Imana ikora ibiruta ibyo twibwiye barasubirana. cyane cyane iyo umuntu wese abonye uruhare icya kabiri rero ibyo byanze nabyo ushobora gusenga Imana ikakwereka inzira, kuko dukeneye pasitoro ufite umugore ubwiriza ubutumwa bwiza ukurikirana ubuzima bw'abana, kugira ngo ube pasitoro usabwa ufite umugore ukurikirana abana bawe. Ibyo bishoboye kukubona mu bizo cy'imando. Ndagusaba iki? Ndagusaba gushyiraho ingamba zo kubwiriza ubutumwa bwiza bwo kurwanya umuntu wese ukora ibitangaza n'amashanga n'amakamera agapanga n'amamashini bakora ibitangaza byo gukora abantu. Ufite inshingano nka pastor, ndabikubwira nk'intumwa, wo kumurwanya ukoresheje Bibiliya, wo kumurwanya ukoresheje ubwenge bw'Imana, wo kumurwanya
kumurwanya, ushishikariza abakristo kumusengera kugira ngo ahinduke. Icya gatatu, ushishikariza abantu bose yayobeje kugira ngo baze. Nshaka kugusaba akantu kamwe, wenda turi no kugana ku musozo w'iki kiganiro, ngira ngo ibyo bintu urabikora bikaba bikagenda neza. Kuki utafashije umuvandimwe Claude reka musorezeho, kuko ngendeye ku biganiro bimaze iminsi bikorwa ntari no kukuvugaho, ndagendera ku buhanuzi yahanuye, ibyo byaramenyekanye, ibiganiro kwaje tumukoresha, abantu bati noneho ararangiye, aho kubona muri kugenda mumwegera. Ejo bundi noneho nzi ko byanarangiye, ejo bundi mbona undi muntu aje avuga ati ikiganiro numva kiri nakibonye ku mpanuro, kiri ku rugendo, kiri no ku mpemburo cy'umuntu w'umupasiteri wundi ngo wavuye Muhanga uza noneho we nabonye ari karundura ari gutanga, avuga ati ibintu byose Claude yavuze yarababeshye, dore ibi, dore suko yitwa, dore yitwa utya, dore saha yavukiye, dore yavukiye. Ibyo bintu byose ni ibikomeza gutsikamira umuvandimwe. Ni igihe ntambwe wateye mu bintu nakubajije bwa mbere ukimara kumva ko Claude yahanuye biriya bintu kandi bitasohoye, nk'umuntu wari usanzwe uzi kuri social media? Amagambo nabiri navuze. Icya mbere nkibibona namwohereje message, ndamubwira nti ndagushaka ngwino nkugurire kofi tuganire nkwereke uko witwara muri ibyo bintu. Yego, niyo message mu biganiro yakoze hano nawe yemera ko nayimwoherereje. Iyo ni intambwe nari nteye, sibyo? Kandi ntabwo ari umuntu dusanzwe tugirana relation ngo menya aho yiriwe, menya aho yariye, menya aho atuye, ntidusanzwe tugendana. Turi mu biganiro akansuhuza ati gutyo, ariko nta yindi relation dufitanye, sibyo? Nta yindi relation dufitanye ngo turahurira turasangira, oya, nta relation ngirana na Claude. Nawe uri umugabo wabihamye. Rero ariko yigeze kuvugaho mu gihe cyacize. Reka ibintu mbisubira inyuma. Hari igihe yigeze akuvugaho. Ikiganiro twakoze ntabwo nshaka ko kiza mu ibyo bya Claude. Ntago ari we ngiye kuzana, ariko uremera ko wari usanzwe umuzi. Jewe nakubwiye ngo ntabwo ari umuntu dufitanye relation ya buri munsi, sibyo? Gusa turaziranye, nanjye ndamuzi, sibyo? Hari igihe yajyaga kuvuga akora ibiganiro bitari byiza kuri wowe. Giye kuri showbiz. Yego. Ku umuntu yavuze ko ntiri imyenda nzi ko nyigura. Ibyo nibyo nashaka kuvuga. Ku umuntu yavuze ko nkodesha ntacyo bintwaye. Ku umuntu yavuze ko wumvise nguri umukomisiyoneri w'imodoka, ndi umukomisiyoneri ntacyo bintwaye. Yego. Ku umuntu yavuze ko company z'ibyo nashinze atari ibyanjye ntacyo bintwaye. Yego. Ku umuntu yavuze ko ku umuntu yavuze ko ni byinshi yavuze. Ku umuntu yavuze ko ni perezida w'amarugi, wumvise ibyo akabivuga ntacyo bintwaye. Mbese ibyo umuntu yavuga byose jewe muri, ariko ibyo bintu byose byarangiye gusabye imbabazi. Jewe reka nkubwire, jewe ibyo ntabwo mbigira beef. Yego. Ni muri showbiz nuza hano kuri YouTube ukavuga, uzamenye ko nabandi bazavuga. Nugira uwo wataka azakwataka nawe, haboneka abandi bataka. Ibyo rero ntabwo jewe mufata nk'umuntu twagiranye beef, ahubwo beef irimo ni yiki. Icyo jewe navuze guhagarara nkavuga, navuze nk'umuntu uvugira umurimo w'Imana mu Rwanda, kubwo ubuhamya mfite, kubwo amateka mfite, kubw'ibyo nzi nahagararaho nanirengera. Wumvise navuze mvuga ngo hakwiriye guhinduka ibi nibi. Biramwubaka mu murimo cyangwa biramusenya. Ibyo rero kubivuga, wumvise nabivuze ubundi ukoze ikosa uri umugabo uravuti nakoze ikosa, ntudefande ikosa, hirya rero y'ibyo navuze nta beef mfite. Ntayo. Mu gihe cyose umuntu yaza kuri social media akamvuga akanyataka, muzi tuziranye, ninza hano sinzajya iminwa kuko giye sinjya iminwa. Mvuga nk'udafite ubwoba, mvuga nk'udafite isoni. None se ko ari amakuru mfite yuko mwamaze kugezwa muri RIB wowe n'ibitangazamakuru mwakoresheje. Bitangazamakuru ndumva amakuru mfite avuga ko ikiganiro wakoze n'impanuro n'impemburo, urugendo bashaka ngo baramusabye kubikora akabikora akakikuraho, kiri nk'amagambo amusesereza mwese
uko niyo timu yakozwe ibiganiro mwagejejwe muri RIB. Ibyo ntabwo mbizi. Iryo ni iperereza ryanyu. Ubundi se muri mwebwe mushinzwe kumenya ko umuntu yageze muri RIB. Iyo bakureze muri RIB, umva muri RIB iyo bakureze baraguhamagara. Baguhamagara bakakubwira ibyo urego ukisobanura. Ntago urahamagarwa. Ibyo simbizi. Nuhamagarwa Ibyo bintu kubaza nta murongo. byari bwo bijemo se byari umurimo w'Imana ko nta murongo wabyo mfite ibyo. Iyo RIB baguhamagaye urita. Kandi RIB iguhamagaye nibisobanura ko upfuye. Ariko nuhagera barabaza ngo uyu muntu uko yishundi yabitewe n'iki? N'umujinya n'uburakari. Bari basinze. Umuntu yishundi basinze. Icyaha kiroroha. Barwaniye mu kabari. Nuwasanze undi mu murima nta bifu bafitanye atanguye akamwica nibihanwa kimwe. Umuntu yakuvuze nawe uramuvuga. Yakubwiye ati ndakwiyamya, ati nawe ndakwiyamya. Bivamo kurwana. Ibyo rero nta ibyo twavuze n'ukuri. Twavuze iby'ukuri dushobora guhagararamo hanyuma tukanabyirengera. Ibyo rero ntabwo tubizi ibyo kurega no kuregana. Udashaka ko bamuvuga umvise najye ku kazi ahinge yorora inka ashaka ibyo akora ave muri showbiz. Showbiz ni ukuvuga ngo naka yavuze gutya naka yavuze gutya naka yamushubije gutya abantu bakaruhuka mu mutwe cyangwa se abantu bakumva. Nuko bimeze cyane. Nta gahunda ihari yuko mushobora guhura bino bintu byose mukabihosha. Barahosha se bafite intambara. Cyenda hosha mfite intambara kuko ibintu byarivuga butumwa. No, nawe ubwawe twicaranye uzategura isaga hanyuma wicara uvuga ibintu by'amafuti ibintu by'amafuti urebe ninza hano ntabwo nzibuka ko uri umuhungu wanjye. Wumvise nzakubwira ngo ibingi biragoramye. Ihene nyiti ihene, imbwa nyiti imbwa, intama nyiti intama, umukiranutse mwita umukiranutse, umunyanya mwita umunyabyaha. Ndi umushumba ntabwo njya iminwa rero gumbaza ibintu njya iminwa. Reka dusoze tubwira abantu ngo gukira ni none. Dufitanye ibibazo jewe. Iyo umuntu ambwiye ibintu mu kiganiro mvuga ukuri kwanje. Nunda akavuga Pastor Claude mubanye neza. Inde Claude. Neza tutabanye neza. Tutabanye neza. Ubu duhuye yantera amabuye. Ubu duhuye yantera amabuye. Kwako kurwana bitemewe yitbura umuntu ujya kurega muri RIB. Nuko abavuga ati nimutera ibuye baramfunga. RIB se ni yaso ni ya mama wa RIB ko ari y'Abanyarwanda. Ubu abantu bose dufitanye ibibazo tugiye kubarega izo document zawe naho zibiko. Twihanganira byose nabo barariba. Uzirirwa uvuga muri social media niba kuvuga ujye kuregana. Reka dusoze tubwira abantu ngo gukira ni nonaha. Ahubwo twibwira abantu tuze muri social media tubwira ngo ayidigiri minute gukira ni nona, kubohoka ni nona, gutera imbere ni nona. Tubwira abantu ngo Imana ifite PS muri ya mvugo. No rero tudashaka kuba abahanuzi cyane. Iyo mvugo se n'uyikoresha. Tudashaka kuba abahanuzi cyane. Tudashaka kwerekana ko dufite power cyane. Tutanashaka kwerekana ko dufite imbaraga zafunga abantu cyangwa zabatambikana. Twerekane ko dufite imbaraga zabwiriza abantu ubutumwa. Twerekane ko dufite imbaraga zakora ibiganiro abantu bakagira icyo bakuramo. Nturere ibindi byo gukanga byo. Wanze gukangika yagumye mu rugo muri showbiz. Ntago yigeze aza kuri social media. Urakoze cyane Aptr bwo abantu bari buze kubona nimero ye hejuru y'iki kiganiro. Reka nkwifuriza ibihe byiza. Nawe ibihe byiza, inshuti nziza, abakurikira Yongwe TV. Muri showbiz nta beef igomba kubamo. No, urataka umuntu ejo nawe watake. Uravuga nawe uzuvuge. Kandi jewe ntabwo ndi muri showbiz nk'uwaje gushaka ibirayi, ahubwo ndi hano nk'ukora ibi biganiro kugira ngo nyine tuganire. Iyo nkoze ikiganiro na Samu hari $1 riza kugwaho rigwaho hanyuma akaba hakagira gute hanyuma tukubaka ibindi bintu. Kandi ikindi amagambo nk'ubu dusobanura ibintu bya Bibiliya dufashije abantu mu bintu byinshi bitandukanye. Haruza kumva ati kabisa. Niyo mpamvu saho umuntu avuga ati jewe nkunda naka nubwo umuntu yabakoze ikosa kuri social media ugasanga hari abandi bamuryamye bo bamukunda. Niba abantu bakwanze gumana n'ababyumva kimwe nabo mu byumva kimwe.